ukuntu nyine uba ubona nujya gukundana n'umuntu ewana bizahita byica na friendship mwamufite ntoya. aho muri kumva neza cyane. Nyamara Waze yavugiye mu migani ariko menshi ntabwo mwabyumvishe. Iyi video yakoze Waze irimo amakuru menshi. Fact ya mbere, ntabwo ari kuvuga ku muziki, ntabwo ari kuvuga ko album agiye gusohora, ntabwo ari kuvuga ku gitaramo gihari. Mushaka ko mwayumvishije ariko mutumije icyo yashatse kuvuga. Hey y'all, how are you guys doing? Hope you guys are good. Atangiye abasoza ati muraho neza, ndizere ko mushobora kuba mumeze neza cyane. Aho muri hose ndizere ko mumerewe neza. And I wanted to come here and talk about something. Ati rero nje hano kugira ngo ngire ikintu mbabwira. And don't come for me. Ibyo ndi buvuge, it's just my opinion. Ati kandi mbibutse yuko ibyo ngiye kuvuga nyine ni igitekerezo cyanjye kidakuraho cyane. And if you don't agree with me, feel free to, kuvuga opinion yawe. Ati nutemeranya nanjye rwose isanzure umbwire nawe igitekerezo cyawe. So icyo kintu nashaka kuvugaho rero ni waiting mu Kinyarwanda bisobanuye gutegereza. Aho turi kumva neza cyane. Kubera iki waiting cyangwa utegereza bije aka kanya Waze? Twagiye ngiye banyita umutega amatwi. Ntabwo ndi umusesenguzi, ntega amatwi mu byo umuntu ashatse kuvuga. Yeah, and for me gutegereza or waiting icyo bivuze ntabwo ari uguhagarika ubuzima bwawe ngo ushyire on pause kubera ko wenda tuvuge uri kumva aka kantu neza. Sorry, uri kumva aka kantu neza. Ati gutegereza cyangwa se waiting ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe ugiye kubuhagaritse. Oya, ndagira ngo muze gukomeza mwumva icyo ari gushaka kuvuga, mwumve nta nahise bijyanisha. Muri friendship ari umuntu nyine like kwakundura n'umuntu bisa. Uri kubyumva neza? Ahise bijyana mu cyitwa friendship cyangwa se ubushuti n'umuntu n'undi. Tari ibintu bya love tuvuga kuri friend. Ati ngo kwakundura n'umuntu nyine yari ibintu bisanzwe, ari inshuti bisanzwe, atari ibintu by'urukundo. Ubushuti Waze yigeze kuba inshuti nande? Ako kantu mukashyiraho ga question mark. Kubera iki Waze avuze ati ni ubushuti busanzwe ariko ntabwo ari ibintu by'urukundo. Waze yahuye nande bitari ibintu by'urukundo? Muri abahanga. Turi kugendana mutangiye kunyumva. Friendship and then you just want to be friends, but nyine uri kubyumva neza kwakundura n'umuntu mukaba inshuti bisanzwe nibyo ari kuvuga. The feeling is not mutual. Kubera ko nyine urabizi ko ibyiyumviro ni ibintu biri naturere birizana, sibyo? Cyangwa se ukaba ukunda umuntu, you're in love with someone but they don't love you back. Cyangwa se uri kubyumva neza ukaba umukunda ariko we ntagukunde, cyangwa urwo rukundo umukunda ntarugusubize. Ninde? The feeling nayo nagiri mutual. Ntabwo. Ati rero iyo feeling nayo si byanyabyo, hari ukuntu biza cyane biza. Nyine nababyumva nkuko byumva. Kubera ko ntago aba yumva nkuko byumva. Turi kumvikana kandi kandi kugendana. Ndashaka ngo mwanarize Waze. Ntabwo nabivuga nsigaye nkoresha ubwenge bwinshi. Izo feelings cyangwa se ukaba ukunda umuntu ariko udashaka ko wenda mwajya mu rukundo kuko maybe kuko maybe your friendship niyo yabanje ko ari gihe bikunda kubaho. Maybe you start by being friends and then you end up falling in love, or catching feelings. Ute matwaka kantu neza. Cyangwa se ukaba uri inshuti y'umuntu cyane ariko kubera ko ubushuti nibwo bwabanje. Wumva icyo nashaka kuvuga? And then maybe you're someone who doesn't want to lose that friendship. Ati nyine kwa kubukunda ndi kubigira ku rukundo kamivuge neza. Kwa kuntu uri inshuti n'umuntu ukumva udashaka kubihomba. For the sake of love. Nyine ngo bijyane mu byerekeye urukundo rwa nyarwo. Numva icyo nshaka kuvuga ari ukuntu nyine ubona nujya gukundana n'umuntu bizahita
byica na friendship mwari mufite ntoya. aho muri kumva neza cyane sibyo? Wayizi ni umuhanga. So akabya bingarura nyine ku kintu cyo kuvuga ngo gutegereza, wenda kumva ko nutegereza ibyo bintu bizikora. So that's aho muri kumva neza n'ikinyarwanda. Reka mbibutsa akantu, muribuka neza ko Juno Kizigenza twigeze kumushinja umuntu witwa France Mondo. None France Mondo yifitiye umu boyfriend we, barenda no kwibaruka, tukabihuza n'ukuntu Waze na Boro ayikoze aka kanya. Bra nangiye gukorera ibintu byinshi. Muribuka yuko kandi Waze yavuze ngo njye ntabwo nakundanaga na Juno, ari inshuti yanjye. None arongera avuze ngo waiting, arongera avuze ngo kubera ngo yuko ngo nyine ari ukuntu ngo ubura inshuti n'umuntu udashaka nyine kubyangiza ngo bijyane mu rukundo, udashaka kumuhoma ngo byite Waze. That's waiting for me. Ntabwo ari ku pressuring ibintu. It's not about pressuring the feelings, you know, from uwo muntu wundi. Ariko akantu ka pressure muri kukumvamo, ntabwo ari ngombwa kuhatiriza umuntu wundi nyine ngo mukunda n'ibiki wese, kandi Waze tuzi umuntu bakundanyeho. Niba atarakundanyeho yari inshuti ye, akongera akavuga ati kubera ko ari inshuti yanjye hari ukuntu nyine udashaka guhoma umuntu ubushuti bwe bijyane mu rukundo utazi ko azabyakira. Hari ukuntu ukunda umuntu batagukunda, sibyo? Yabivuze. Hari n'ukuntu nawe agukunda utamukunda kubera ko feelings ni ibintu biri naturere, ni ibintu byizana. Akahongera akavuga ngo waiting. Tukabihuza na Juno Kizigenza na France Mondo ngo yigeze gukunda nawe ngo bari inshuti. France Mondo baramutwaye, nuko ngo Juno cyasigaye uwo mwe kandi umuntu bakundanyeho bamwita Waze. Niba atarakundanyeho ni ubushuti. Ukambwira ngo turangize video cyangwa about wowe ubuzima bwawe ko bwangirika, you know, you don't put yourself first. Kuko there like some stories muri high school murazizi mwebwe, aho umukobwa ngo arwara akadege sazanyama akadege. Narababwiye ngo urukundo ntabwo rwihishira. Ku ishuri ntari kujya muri refe ni ibibazo, actually ari nko muri infirmary. Wayize umuhanga, niba muri umwanditsi n'umuhanzi ibyo uvuga ubizi. Yaciye hirya no hino ariko abahanga tuba twumvishe. Rya kwiga byose byanze, like ntabwo nigeze numva uburyo ibyo bintu byashobokaga. Like what do you mean? Uri kubyumva uko akuntu by'akadege ngo n'iki byose ngo ntabwo najyaga niyumvisha ko ibyo bintu byashoboka. Ni ukuvuga ni kwivuga. Ntabwo nari nzi yuko wakunda umuntu ukarwara akadege. Ninde? Wayize ntabwo yari umuziki uri kuvuga. Bazanyica we. You love someone, they don't love you back. It doesn't mean your life has to stop. Ati ni umuntu umukunze ntagukunde nawe ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe ugomba guhagarara. You know, it doesn't mean you have to act all needy or, you know, kamweka ko you're that vulnerable nyine kugira ngo ati ntabwo ari ngombwa yuko kuma kumwereka cyangwa se ukakitinga nkaho nyine n'uwo muntu w'ingenzi cyane, ari umuntu hari wenyine, ari umuntu uboneka wenyine hoya. Ibintu bye nyine akubone nyine abone ko maybe ari ikintu agomba kubikora. No, it's not about that. Ngo nyine ubone yuko ari we kamara, ngo nyine abone ko ari wowe atagufite atabaho. Iyo ni nk'ibyo ngere ari gushaka kuvuga Waze. Why ari kuvuga ibyo bintu muri kino gihe? I think waiting should come from a place where you don't lack something, but like a place where you know your worth and you know that. Ati rero njye ndabona ikintu cyitwa waiting cyangwa gutegereza ari ahantu ugomba kugenda ukicara ugatuza, ibintu byawe bikomeza bikagenda neza bidahagaze. Want something to come cyanyacyo, like real. Kubera ko nyine igihe kiragira cyanyacyo, kubera ko wakoze icyo bita waiting cyangwa urategereje. Real connection and real love and real feelings. Ibintu biraza, urukundo rwanyu rwo rukaza, connection yanyu ikaza, nibyo ari gushaka kuvuga. Mwe mukomeze muhoze. All that, it should come naturally. You know, you shouldn't force it. Ati bikaza nyari ibintu
bisanzwe nyine binatirere, ntabwo ari ibintu ugomba gufosinga cyangwa se guhatiriza, no. So wherever you are or whoever you are, ati aho waba uri hose n'uwo waba uri we wese, make sure you don't force things. Let it uhatiza rwose, come naturally, baby. ibintu byanyabyo ari byo byikora. Love you guys.